Muraho neza inshuti zacu ku Mutoni TV, ndabashimiye cyane mwese mwakoze subscribe. Ni ukuri guys, mwarakoze cyane, mukomeze mudushigikire mukora subscribe, share, comment, byose birakenewe, like. Tubane 5 kuri 5 guys, ndabakunda cyane. Rero ibisanzwe nkuko mubimenyereye, nitwa Umutoni. Tugiye mu makuru rero agiye atandukanye, ariko aho tugiye kuri amakuru ya mushiki wa Baritazari ku kinyamakuru kimwe yaganiriye nacyo cyo mu gihugu cy'Ubuholande, ari umunyamakuru bita Jonathan Max. Uyu mushiki wa Baritazari rero akurikira Baritazari ubwa kabiri, atuye mu gihugu cy'Ubuholande, akaba yitwa Dorcas Mbiwe Engonga. Yaravuze ati, ngewe nkimara kumva ibyabaye kuri musaza wanjye naratunguwe cyane, mera nk'ukubiswe n'inkuba. Ati mu by'ukuri turi mu isi y'abantu bamaze kwigira abanyabwenge, basigaye bashinja ibintu abantu ikinyoma, ndetse biragoye kugira ngo umenye ukuri kuri mu mutima w'umuntu, bitewe n'uko abantu bigize abanyabwenge cyane. Ntabwo byumvikana ibintu bavuze kuri musaza wanjye, rwose ntabwo byumvikana. Hanyuma rero maze abantu bakabyizera, bakumva ko ari ukuri, kandi ari abantu bashaka kumushyira hasi, ari ibinyoma byambaye ubusa. Ntabwo biriya bintu ari ukuri, mubimenye neza ko biriya bintu atari ukuri. Musaza wanjye ndamuzi cyane, kandi ndamuzi bihagije pe, kandi ubuzima mbayemo bwose mbikesha musaza wanjye. Ari ukwiga, ari imibereho yacu nk'umuryango wanjye n'umuryango mvukamo, twese tubayeho kubera ko Baritazari ari we muntu utwitaho. Ariko nanone birababaje cyane kumva ngo yanyereje umutungo w'igihugu, ngo yanyereje amafaranga, yanyereje umutungo w'igihugu, anyereza amamiliyari n'amamiliyoni y'amafaranga, ngo yaryamanye n'abagore benshi bagiye batandukanye, ngo yaryamanye n'abagore 200. Ni gute umuntu w'umugabo umwe yaryamana barenze 200 b'abagore mu myaka 4 gusa cyangwa 3? Ibyo bintu ko mubizi bibaho? Ese ibyo bintu birashoboka? Murumva ibyo bintu bishoboka? Mu by'ukuri murumva ibi bintu bishoboka? Ni gute musaza wanjye yaryamana n'abagore barenga 200 mu myaka 4 cyangwa 3 gusa? Yaryamanye n'abagore ngo benshi bagiye batandukanye. Murumva ibyo bintu bishoboka? Kandi nanone ufite izindi nshingano. Ese izo nshingano zindi waba ufite wazazikora ryari? Nko kwita ku mugore, kwita ku bana bawe 6, ndetse n'izindi nshingano zo kujya ku kazi, ndetse n'izo kujya kuryamana n'abo bagore bose. Mu kazi baragukeneye, mu rugo baragukeneye, umugore wawe n'abana baragukeneye, hanyuma ukabona n'umwanya wo kujya kwita kuri abo bagore, kujya kuryamana nabo bagore barenze 200 uri bujye no mu kazi. Ibyo bintu bimumva bishoboka? Kandi byose ugasanga byose urabihuje, byose urumva babikora. Waba uri mashini imeze gute ubaye ukora ibyo bintu byose kandi bikagenda neza? Waba uri ikimashini kimeze gite? Ndagira ngo mbabwire mwese ko ibintu byose ni ibinyoma. Hanyuma nanone mushiki wa Baritazari arakomeza agira ati, noneho hari ikintu cyantangaje. Mu bihe byashize musaza wanjye ku kazi niyo wazanaga amanota meza, imyitwarire, ngo akora akazi neza, ngo kibaye n'abandi bakoze bose ate se none mu by'ukuri byaje guhinduka gute kugira ngo abe umuntu mubi mu bakozi bose, ariwe basiga icyasha, ari gukora ibyo byaha byose? Byaba byaragenze bite ko kera duheruka yari intangarugero, azana amanota ya mbere mu kazi, ko ariwe witwara neza mu bandi bakozi, kibaye ko n'abandi bakozi bamureberagaho ko byagenda neza, hanyuma byaje guhinduka gute ko ariwe munyamakosa yose? Mushiki yakomeje aravuga ati, ndabyibuka kera ngewe na murumuna wanjye twiga kaminuza,
Baritazari yari yadusuye araza aratuganiriza, turi ahantu twicaye turimo kunywa icyayi, atubwira ibintu by'amabanga. Aratubwira ati rero buriya abantu benshi barimo kugenda bavuga ko nshobora kuba mfite amahirwe menshi yo kuzasimbura perezida. Ati aya makuru ni umugore wa perezida yampaye. Muribuka ko ari umudamu wa perezida Mbasogo umushyigikiye wenyine, ushyigikiye Baritazari, abandi bose wapi. Hanyuma arabwira ati rero ati benshi bari kumpa amahirwe ko nshobora gusimbura perezida Mbasogo. Ati ni umugore we wabimbwiye, yameneye ibanga. Hanyuma umudamu wa Mbasogo we yiyumvagamo cyane Baritazari, ariko perezida rwose atamwiyumvamo. Hanyuma mushiki wa Baritazari arakomeza avuga ati nubwo yabitubwiye ndi kumwe na murumuna wanjye icyo gihe, abitubwira atwibiraho ibanga, akatubwira ko ashobora kuzasimbura perezida, ntabwo twebwe twabyizeye cyane, twumvaga ko wenda ari ibintu byo kubeshya. Ariko akimara gutangira akazi, ageze muri banki mu buyobozi bwo hejuru, twatangira no kubyizera, turavuga tuti bya bintu nibyo, cya cyizere kiragarutse, nibyo koko musaza wacu ashobora kuzaba umuntu ukomeye cyane, akaba yaba perezida. Nibwo batangiye kugira icyizere. Hanyuma mushiki arakomeza ati ibyo byose byarabaye, yakoze muri banki, yakoze ahantu hakomeye, hanyuma ubu ngubu izina rye riri hasi, izina rye rya musaza wanjye barishyize hasi, barisize icyasha. Ati Baritazari akunda umugore we cyane, Ovomo, akunda Ovomo cyane, ndetse akaba akunda be n'abana be 6 bose arabakunda. Ataramutse agize ikibazo akaramuka apfuye cyangwa agize ikindi kibazo gikomeye, ati umugore we ko biri kose n'abana be bamenye ko bari bafite umuntu mwiza wabitagaho uko ashoboye. Noneho ibi ngibi babikoze kugira ngo izina ryiwe ryangirike, hanyuma noneho imitungo ye ifatirwe, kuko igihugu cya Guinea bakunda imitungo cyane, bakunda ibintu cyane, bagira n'ishyari. None se ko numva ngo ni mwishywa wa perezida, nk'uko abantu babivuga, nk'uko natwe tubizi, nk'uko tudashaka no kubivugaho cyane, nimba koko ari umwishywa we, nimba koko ari umwishywa wa perezida, ni ukubera iki ari kumufata muri buriya buryo? Rwose ntimuzatungurwe yanamwice, ntimuzanatungurwe yishwe. Arongera avuga ati rero reka mbabwire mu by'ukuri, perezida Mbasogo nimba koko Baritazari ari umwishywa we, kuki amufata kuriya? Ati mu by'ukuri murebeye kure, mushishoje mukareba kure, mwasanga ikibazo cya Baritazari kiri mu muryango cyane kuruta uko kiri mu kukarubanda, kiri mu muryango cyane birenze nuko mubitekereza, kuruta uko cyaba kiri mu kukarubanda. Kera Baritazari yiga muri kaminuza muri Texas, twatse ubufasha kwa Mbasogo. Hanyuma noneho tumaze kwaka ubufasha bw'amafaranga, batubwira ko nabo bafite ikibazo cya kese y'amafaranga yibwe, batazi irengero ryayo, ngo ko buriya bashobora kuza ngo kubera ngo bategereze ngo amezi 7 ngo ayo mafaranga ngo bazayabaha. Hanyuma noneho ngo mushiki wabo wa Baritazari na mushiki wabo barategereza, amafaranga ari abemereye baraheba. Biba ngombwa ko bikora hirya no hino mu zindi nshuti, amafaranga ikindi yari gukora byose barayafata barayakoresha mu kuvuza Baritazari. Urumva ko icyo gihe perezida nk'umuntu wari urwaje umwishywa we kandi ari perezida, nta kintu yigeze agira gute, nta kintu yigeze abikoraho.
yarabwiye ati mu meza ibaze guhereza umuntu amezi 7 umuntu arwaye ukamuha amezi 7 ngo nibwo uzabona ubufasha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo avurwe kuri ayo mafaranga. Byabaye ngombwa ko bakoresha ku mafaranga wenda barafite ayo baguraguje mu bantu baguzaguza hanyuma baramuvuza. Ati nuko byagenze. Ati rero ibi bintu byabaye byadufunguye amaso, byatumye tureba kure cyane, twatekereje kabiri, tureba hahise, dusanga urwango ni rwa rundi. None reka mbabaze, ubu ni mushiki wa Balthazar urukundo batamugiriye kiriya gihe arwaye, icyo gihe yiga kaminuza arwaye aba muri Texas, ntibamutangira ayo mafaranga kandi bayafite ari umuperezida, ari abantu bakomeye, ntibamutangira ayo mafaranga. Harya ubwo urukundo batamugiriye icyo gihe ubu nibwo bagiye kurumugirira? Ginera ni igihugu gifite abaturage bize benshi banajijutse pe. Sinumva uburyo rero aba bagore bose yaragiye akabashukashuka hanyuma bose ngo akabazenguruka da. Ni igiki yabashukishije? Yabashukishije iki? Abarusha ubwenge? Hari umwana urimo? Hari minere urimo? Hari ikimuga kirimo? Bose si abahanga, si abantu bize, si abantu basobanutse. None se reka tubyemere da, none ni umupfumu bingana iki ku buryo yaba yarabahaye uburozi bwo kumukunda kugira ngo biye kuzaba babwira ikintu ngo bagihakane? Ni umurozi bingana iki? Ni umupfumu bingana iki ku buryo yabaha uburozi bakamwemerera? Hano rero umuhungu wa Mbasogo yanga Balthazar cyane kuko azi yuko ashyigikiwe n'umugore wande wa Mbasogo. Nuko ngo uyu mwana w'umuhungu ari wundi ushaka kuba perezida, nababwiye ubushize, uyu ushaka kuba perezida ni umwana wo kumugore muto. Hanyuma perezida Mbasogo ashaka ko uyu muhungu we ari uzamusimbura. Hanyuma noneho wa mugore wa Mbasogo akavuga ati n'ubundi uyu mwana ntago ari uwanjye, ni umwana wa mukeba, aho kugira ngo abe perezida ahubwo byarutwa noneho akaba perezida uriya mwishywa w'umugabo wanjye, biraruta. Atari kuri muhungu rwose atabaye perezida, kubera ko umuhungu w'uyu mumama w'umukuru, umuhungu mukuru wa Mbasogo ku mugore mukuru ni ikirara, ni umuhungu wamenyereye ibitabi, ibiyobyabwenge, ni umuntu ukunda gusohoka mu bihugu byose bitandukanye, ni umuntu usesagura umutungo w'igihugu. Ari nabyo bari gushyira kuri Balthazar. Hanyuma n'umugore wa perezida akavuga ati kugira ngo umuhungu wo ku mugore muto wa mukeba wanjye yasimbura umugabo wanjye, byaruta ahubwo agasimburwa n'umwishywa we. Perezida rero kandi nawe ntabwo abishaka ko umwishywa ari umusimbura, ntabwo ashaka ko umwishywa we ari umusimbura. Nubwo umukuru wenda yabaye ikigoryi, atari kuriya wo ku mugore mutoya wenda ansimbure. Turabizi mugira bamwikize, baragira ngo bamukure mu nzira nyine bamwice birangire, ku buryo n'umugore wa Mbasogo ashobora no kwicwa. Umugore wa Mbasogo ashyigikiye Balthazar, ati nawe ashobora kwicwa, ashobora nawe kubigenderamo. Ati kuryamana n'abo bagore bose niba ariko byagenze koko, ati byo nta kibazo. Kandi koko iki ni ikibazo nta nawe ntuyagicikira. Byo kuryamana n'abagore kubera ko nayo mavideo babonye ntago yagicika, ariko nanone ntabwo ari abagore yafashe ku ngufu, si abana benshi, n'abakecuru barakuze barashaje. Ikindi nuko afungiye ngo muri gereza mbi cyane, ni gereza mbi cyane, harimo itotezwa rikomeye ku buryo iyi gereza ifungirwamo abantu batavuga rimwe na leta ya kiriya gihugu cya Guinea, ku buryo batotezwa. Ni gereza mbi, bamwe baheramo cyangwa se bagapfiramo. Imfungwa zabo zifatwa nabi cyane. Ikirego cyo kuryamana n'abagore cyo nicyo nta nawe yagihungira. Ikindi nuko uyu mugore wa perezida Mbasogo ashyigikiye Balthazar. Ubwo namwe murabyumva aho biganisha. Uyu ni mushiki wa Balthazar wakomeje kutubwira izi nkuru za musaza we ukuntu bimeze, ariko namwe mushyire mu nyirabwenge yanyu.